wigana inyo yundi yawe ikarangara nimugende mugazanya kwa ngo ngo twabonye Dumba live ngo avuga ngo abantu muri Canada we bashaka kujya ngo umenye ibintu bya hano urumogi nta mukobwa ukeneye kugaragaza nta mugore nta gitsina gore kigomba kugaragaza duremerewe n'amategeko ushobora kurunywa abantu bararunywa bakagira iki nabonye Rubina arimo aratongana ati muvuga ko urumogi rwa hano ntago rumeze nk'urwo muri Afrika ruba rusiyeye n'abadokita bayita ni prescription z'abadokiteri ku bantu bakavuga ati genda ukururemo 2-3 uraza kumira neza so aba baswera banyura umugi hano baswera banyura umugi so rero njye rumogi si ibintu byanjye cyane ariko nabonye umukaritasi ashaka kumenyera cyane nyamara wije boro buza hano ukinywesha urumogi bwa danje ukinywesha urumogi ukibaza kuri murangura urumogi bya danje abo baranda akaza batuma ndumwa arabaswera baza hano akaba yanyweye urumogi bya danje akibaza ko arusha Dumba kunywa urumogi aho ndarumwa je nuko nkora ndarukunywera nabonye abantu benshi barimo baraza ibyo bigiti nabibabwiye so guys muraza kujya mubona ko kuva mu kwa kane kurimo kurarangira kugeza nko mu kwa 10 gutyo Dumba imihanda nyigendamo gakeya mba nimo ndakora amafaranga guys abantu bari muri showbiz zo mu Rwanda kenshi niyo mpamvu harimo n'amashari menshi listen to me very careful munyumve cyane impamvu showbiz zo mu Rwanda murimo n'amashari menshi cyane nuko amafaranga y'i Kigali amafaranga y'abantu muri showbiz zo mu Kigali bayakura muri showbiz bayakura mu bintu bakora muri YouTube mu kwamamaza niki so rero njyewe Dumba impamvu nanarenze cyane ayo mafaranga kandi ndi mu bantu bishurwa cyane ngende mu bantu iyuje nkubwira amafaranga ukaniruka ariko abantu benshi baranayashobora kubera bazi ko nyakwiriye urumva $1,000 niyo mafaranga nkorera ushaka kuganira na Dumba kandi impamvu uvuga nicyo kigumbi impamvu nanakora nkagenda ku kazi nkikorera nkatema ibiti nukugira ngo n'umuntu nshobore kumubwira $1,000 yaba atayafite mubwira ati gendere kubera ntago siko mbayeho siyo mafaranga mbeshejeho so for me to brand myself nkaba ndi confident nkavuga ati ndaguki $1,000 ngomba kuba nzi ko nutakima mfite ukuntu nza kubaho kubera cyo ndagikwiye ariko rero hari ukuntu ushobora kugenda ugasanga umunegeri ntabwo afite icyarya ariko ari worth $1,000 akwiye $1,000 noneho ariko kubera yabuze icyarya umuntu araza kumukanda amuhe ibihumbi ngo sinzi ngo 80 ngo bari byo agenda gukora nta bari byaga ni njyewe Dumba niyo mpamvu rero abantu nyine iyo mvuze ngo nahitsemo kugutwikira mba ngutwikiye kubera umutima mwiza otherwise nkubwiye mabera nyoko ngo nyishure ntago wabishobora Dumba genda ubaza abatanzania genda ubaza abanyakenya Dumba baraza kukubwira barakubwira wewe mtoto wa Afrika ubu baza bagande gendo buza abantu be Kampala bagamba yo muyaye mumumanyi bajya kugamba yo gwe yakikubada muyaye mukambwe nyo nawe barakubwira cyo muyaye mukambwe nyo nawe yakikubada na tuvana abaganira n'abatwise ndanje ndabihorera ndabarika ndababwira ati kumama ndasuka ndagenda batanzania babaze natwisaba cyane agenda ndahaguruka ngenda mu Rwagasabo ndicara ndavuga ngeze mu rugo ikigaye nahangaha nani kandi ni time mushaka ndabatwika koze content yanjye yananiwe abantu gukora ninjye uyicayeho ninjye we ni time I can always come back nuko dukora Dumba bro genda twika noneho n'ibintu ntwikira nkaba mbishoboye ndatwika nkirata ngende umuntu wirata nkirata ukabona ati kagatipe karirata ariko wagenda kureba ibintu kiratisha karabifite ugasanga nibyo n'ibintu karimo kariratisha kana bikora da ubu ni jewe that's me ubu ni jewe
itariki 25 nibwo nuri indege inza muri Canada. Nari ngeze mu wa 5 segonderi. Murabyumva neza? So nukuvuga ko imyaka 4 niyo nabaye mu Rwanda. Iyindi myaka nayo nagiye nyiba ahantu hatandukanye. Dero kuva muri 2025 ubu ngiye gukwiza imyaka 40. Kuva muri 2005 iyo myaka yose isigaye nayibayeho muri Canada. Urumva ngiye kubabwira uko meze. Yago iyo azindutse mu gitondo mukabona ntayemo, and then mukabona icyari gikwiye ari ukumusubiza, ari ukuza hano nanjye nkatongana nkasakuza niki. None se wa mugani nari ndimo ndababwira njyewe muri uno mwanya mba ndi mu kazi. Urumva mu kwa 4 simboneka kugeza nko mu kwa 10 mba ntwika gake ubwo mbonye umwanya niki. Ayushuwa ko Yago muhamagaye nkamubwira ati Yago wabanje kumbaza hondi ataza kumbwira ngo sorry. Yagabaza kandi Yago ndamuzi kubarusha mwese. Mwego big energy muragaswera nyoka ba big energy. Mwigize umuntu wese nga big energy. Ubu Yago ni muhamagara nkamubwira ati Yago kubera icyo uri muramputaza utabanje kumbaza ahantu ndi. Araza kumbwira ati sorry kabisa sinabimenye niki. Urumva hari abandi baniga barera ibintu kuno bimeze. Ndiraza kugira transfer kuko nsanze namwe rese ugo rupapuro twaseze. Urumva ntabwo mbaye umurundi my friend. Ariko narababwira ko abanyarwanda nimwumva ndimo ndasobanura ibintu, ndimo ndasobanura ni nabyo exactly utangiye kumvuga. Ndakubwira ko jewe Dumba Simba ahantu hamwe ngera muri Uganda nkaba Umugande, ngera Burundi nkaba Umurundi, ngera muri Tanzania nkaba Umutanzania, ngera muri Kenya nkaba Umunyakenya. By the way, that's what is called the true Rwandese. Nicyo cyerekana umunyarwanda nyawo my friend. We camouflage, we change with the colors. When you reach in green, you turn green. When muba muri ibiguryi, ako kaboro goes to every woman. Nta mukobwa ukeneye kugaragaza, nta gitsina gore kigomba kugaragaza ko kidakeneye ngo cyahaza urukundo, ngo cyahaza abagabo, ngo cyahaza, cause in one way or another at the end of the day muraza kutugarukaho mu buryo bwa naso ni umugabo. Ntago tubizi Adam ashobora kuba yajya gaswera abakobwa be. Who knows? Ntago ko babyaye Adam na Eva, ko Adam na Eva bari babiri, twebwe abandi twavuye he. Attention, ubu ngugiriye muri Bible niba Adam na Eva aribo bari twaje turi benshi nuko baratubyaye twese. Hari ahantu abantu batangiye guswerana hagati nabo batagombaga guswerana. One way or another hari ahantu abantu batagombaga guswera baswera. Rero waho igitsina gore we naso yakurongo niko mbibona. Urusaba abagabo abafaranga kandi ugora wanditse kuri ntuza yawe ngo ukuntu abagabo ngo kinzi wabahaze ngo ukuntu abantu ubwo wowe reka nkwereke none reka nkwereke uburyo nimujya mukubitwa mwabikobwa mwe byo Kigali. Fata ubu profile picture bwawe ari ubwo kurata abagabo.
ufate nk'agaporo ukandika ati aturukundo mpananye nkunda, cyangwa uzi gusaba ufate nka profile picture yawe uzi ko ushaka gusaba nka Duma amafaranga, wandika bati nge nikundira abakungu b'inzobe, ngo nasanze abahungu b'inzobe aribo badanje, wowe nurayizo itunyandikira ngo Dumba unkubita gashida, wallahi ako kanya mitambirangiza, ako kanya mitambirangiza. So nari ngirimo ndababwira Bakaritasi nabwo umuntu batamo ngo jewe ngo yagwara ntayemo, ngo ejo mu gitondo ngo nzinduke nkonemo Yago, nta kintu ngewe nagenda gutamo Yago batamutayemo. Urumva ibindi nabangiye kuvuga ubujajwa, ngo kandi Yago ngo wasweranye na runaka, ngo kandi Yago waswere runaka, ngo kandi Yago ngo wacomye ntuza, ngo kandi Yago wacomye ibingibi, ngo kandi ibyo ngewe Dumba mugasanga ndimo ndavuga ibyo ngibyo. Jewe Dumba, erega we have a way we brand ourselves my friend. Ngewe Dumba mukansanga ndimo ndavuga ibyo biboro, ngo Yago ngo kandi ngo waswere runaka, ngo kandi ngo Yago waswere ngewe imitwe yanyu irashushe, imitwe yanyu irashushe. Icyambere nambere nta Yago, reka mbabwire icyambere nambere Yago niyo naba yumva namukoshereje, ngewe ntacyo yankoshereje. Ubwo ndaza kugenda mubwira turabizi Yago wibazaga ko nakoshereje, ntabwo nakoshereje, ariko ntabwo ngiye kuza hano kugira ngo mumfate nivo muzimanure. Erega nuko erega Bakaritasi, reka mabwire no aba influencer muri hano kuntu muba mumeze, aba influencer muri bigoryi, aba influencer muri bigoryi. Umu influencer baraza bakagutwika, abanegere bakagutegereza kugira ngo usebe. Woba wibaza ko mwatwitse, kumba abantu 500 bari kuri live barimo barakureba, muri abantu 200 barimo baravuga ngo uyu nguyu yaraza kuba arimo aravuga, reka tumutega turebe nawe niba afite ubwenge. Bagutegereje barimo barakubona, umuntu akagutamo nawe ugayituza, ngo nawe ngo wageze gutya. Aha abantu nka Dumba tuba tuvuga ati bamukozemo akazi yigaragaje, aho tuba twakubonye. Iyo turagutegereza tukavuga ati yagagutayemo katurebe noneho Dumva nawe agiye kugaragara. Abo abanyarwanda benshi n'abanyabwenge, abanyarwanda benshi n'abanyabwenge kandi nibagire kurikira, ntibakireba n'amafilime, bareba ibintu byacu, but they sit down and wait for you. They're like, okay, what is the nigga going to say? Ukaza ukanjama, they look at you. The next day, guess what happens? Niba hari akantu wari urimo urakura kari seriye, we wapanze ukavuga ati hari akantu kanjye kari seriye nshaka kuzinjiza mu banyarwanda, bakavuga ati twebwe twafana uwo muntu twabonye kuri live ibintu 2,000 ba wasebye. Erega ngiye nzirutse mu gitondo bakavuga ubu ngubu ngiye gutamo Yago, hano haza abantu 5,000. Ahanga nzirutse mu gitondo ngiye gusebya Yago, hano haba hari abantu 5,000. Ahanga ariko bose bari kuri ibyo 5 mu murimo abantu 4,000 bino biravuga dore nawe ati dore nawe twamubonye uko bimeze. And then jewe icyo nkora ndabanza nkareba, erega intambara ntabwo manzanze naze ndazikunda kubera ndabizi ko zizaje twika, ariko se ngenda shaka nanjye ntwike ku bantu 5,000 ndimo ndatwika nabo, ariko nk'4,000 birimo biravuga ari mukuri, ibyo avuga nibyo nabishigikiye. Ariko abaswera abandi abo batandukaniye nanjye, bo bashaka umubare mwinshi gusa, badakurikiye uwo mubare uje ushaka iki. Nje nagumana ya 300 yanjye, ariko aba 300 bakagenda babwira nyamara Dumba ntari birye, wa mugere ntari bijyanye nkakoze iki. Nje bivuga ati ntari byo bya Dumba da, ntari bijya Dumba. Njewe Dumba je ni brandinze, by the way, nshobora no gutukana. Njewe ni brandinze nshobora no kuzana nkavuga skwere nyoko, nkavuga indaya, nkavuga imboro, nkavuga igituba, ariko mu bantu bazi ko mvuga igituba ngo bakakisha mijisho bakareba kaga ati nubwo avuga imboro n'ibituba n'iki. Buriya Munegeri ntago turamwumva yakoze inkuru ifungisha umuntu.
uriya muniga ntago twari bwumve arimo yinje mu bituba bibindi cyane ngo igituba aragifite ngo kirasamye ngo nakibonye ngo uwo Dumba ari ngewe uri muravuga ibyo